senga nta buryarya uzaritaha. Bakunzi ba Byakubera TV, Umwami Yesu atwishimire twese, ndabakunda. Bakunzi ba Byakubera TV, muraho neza? Yambi Umwami Yesu niyamamare, yamamare, ingoma y'Imana ikwire hose, agakiza k'Imana kagere hose ku bataramenya ineza y'Umwami wacu Yesu Kristo ibagereho, babimenye binyuze muri Byakubera TV. Nk'uko mubizi rero, tugira ibitunga umubiri n'ibitunga ubugingo. Uyu mwanya ni uw'ibitunga ubugingo, kubera ko iherezo ryacu n'ubundi tuzakurwa muri uyu mubiri ugende, ariko roho ubugingo buzagumaho. Niyo mpamvu tugomba kubuhata icyo kurya kugira ngo tuzabashe kugera mu bwami bw'ijuru tudasitaye, nitunasitara tuzabashe kugaruka mu nzira nziza binyuze muri Byakubera TV, dukurikiza inama zihaca, dukurikira ibiganiro byiza binyura kuri Byakubera TV. Nk'uko nabibabwiye rero inshuti zanjye, uyu mwanya ni ibitunga ubugingo. Muri kubibona ubu mfite Bibiliya ntagatifu, nababwiye ko nta dini mbogamiraho, mfa kuba ari ibivuga ijambo ry'Imana nizera. Rero tugiye gusoma mu gitabo cya mwene Siraki. Impamvu iri jambo rinjemo nkaribasomera nanjye nibwira, kuko nanjye ndatunguwe. Hari abantu benshi sinajyaga mbitindaho cyane, batajyaga bita ku bijyanye n'iby'abavuzi, abaganga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko noneho maze gusoma rino jambo, hari icyo rinyunguye, hari n'icyo rimbwiye, wenda ntitagaho cyangwa se nateshaga agaciro, ariko ndabizi ko hari benshi babiteshaga agaciro, cyane cyane bitewe n'imyemerere runaka. Ariko ndababwira ko niba bemera igitabo gitagatifu ariyo Bibiliya, rwose nabo bazasome barebe ibyanditswe, kuko nibyo bitunga ubugingo. Kitanditswe rero turagisanga muri mwene Siraki. Mwene Siraki aratubwira ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo kwivuza bigomba kujyana no gusenga. Rero hari abantu basenga gusa bakavuga ngo tuzakira kuko twasenze Imana, twizeye Imana, nimuha agaciro abaganga. Ariko abaganga Bibiliya batubwira neza ko bafite agaciro, nabo tugomba kubaha agaciro. Kandi nanone abizera abaganga gusa, ndabasaba ngo nujya kwivuza unasenge, kuko nicyo Bibiliya, nicyo Imana idusaba, nikidutegeka. Ujye kwivuza wanizeye, kuko rwose biragaragara neza. Haravuga ngo kwivuza bigomba kujyana no gusenga. Ujye wubahira muganga ibyo yagukoreye, kuko nawe uhoraho yamuremye. Muganga akiza indwara abihawe n'umusumba byose, maze umwami akamugabira ibintu. Ubumenyi bwa muganga buramugaragaza, maze abakomeye bakamutangarira. Uhoraho niwe waremye ibyatsi bivura, Uhoraho niwe waremye ibyatsi bivamo imiti ku butaka. Umuntu uzi ubwenge ntayisuzugura. Ese ntabwo ari igiti cyatumye amazi aryohera, kikamenyekanya gityo ububasha bukirimo? Uhoraho kandi niwe wahaye abantu ubumenyi kugira ngo bishimire ibyo yaremye bitangaje. Nibyo bifasha muganga kuvura no gukiza ububabare. Uzi imiti arabivangavanga, bityo ibikorwa bye ntibigira iherezo, kandi amahoro amuturutseho agasakara ku isi. Mwana wanjye nurwara ntuzirangareho, ahubwo uzasenga Uhoraho, niwe uzagukiza. Irinde icyaha, ibiganza byawe biziranenge, umutima wawe usukureho ibyaha byose. Uzatura ububani n'ifu y'ingano ho urwibutso, umurike ituro ritubutse utitangiriye itama. Hanyuma uhe umwanya muganga, kuko Uhoraho yamuremye, kandi ntuzamuhunge kuko umukeneye. Hari ubwo koroherwa ari bo uzabikesha, kuko nabo basenga Uhoraho.
kugira ngo abahe ubushobozi bwo kuvura no gukiza, maze bakurokorere ubuzima. Naho ucumura ku wamuremye arakagwa mu maboko ya muganga. Aha rero bivuze iki? Ahantu bisoreje baravuga ngo naho ucumura ku wamuremye arakagwa mu maboko ya muganga. Uzajye kwa muganga wasenze, kandi ntuzaryame ngo uzasenga gusa utagiye kwa muganga, kuko muganga iyo wasenze Imana inyura muri muganga na muganga yasenze bagafatikanya bakaguha imiti y'ingenzi ikugirira umumaro. Inshuti zanjye rero, ntuzigere usuzugura kwivuza, kandi ntuzigere usuzugura gusenga, kuko ni ibintu bibiri bigendana. Ntuzapinga na kimwe kuko birafashanya. Tubisomye mu gitabo cya mwene Siraki igice cya 38 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 15. Ndahamya ntashidikanya ko abantu bajya basuzugura ngo ntago bazajya kwivuza kwa muganga, ngo bazasenga ngo kandi bazakira. Ahantu bitwaza ngo Imana niyo izadukiza. Bareba hano ku murongo wa 9 byonyine niho bitaho gusa, ntibasome ibikurikira cyangwa ngo basome bibanza ngo barebe icyo Imana ivuga ku bijyanye n'abaganga. Ariko Imana irabisobanura neza hano mu gitabo cya mwene Siraki. Ntuzazuyaze kugisoma, kizagufasha kandi kizakuyobora mu mibereho ya buri munsi. Kandi rega mu Kristo mugenzi wanjye, ntago gusenga bihindura umuntu injiji no kudaha agaciro ibyo wasomye cyangwa ibyo wumvishe. Niba wizera Imana koko ubinyujije no mu kwizera ibyo yatubwiye, ubutumwa yaduhaye muri Bibiliya n'iki ngiki ntuzakirengagize ngo uvuge ngo Imana izagukiza kuko wasenze gusa. Gana muganga, bizagufasha kuvurwa, bizafasha Imana kukuvura binyuze muri muganga, kuko muganga akoresha ibyo yaremye. Kandi bavuze ngo ibyatsi ngo nibyo bavurisha, ntabwo baba bavuze gakondo gusa. Hoya, buriya n'iriya miti tubona yakozwe mu bimera. Murabizi, navuga nka za kinini, sinjya numva ngo zikorwa muri za kinkina. Ibindi byatsi bya cyumya nabyo babikoramo imiti, imibirizi, ibintu nk'ibyo ngibyo abaganga barabyifashisha. Bakora muri laboratoire ikora imiti rwose bifashisha ibimera. Niyo mpamvu mugomba kugana muganga akabafasha binyuze mu bubasha Imana yabahaye n'ubwenge bize bagafatikanya, kandi nabo babizeye badashidikanya ko ibyo bari gukora birabavura, kubera ko biri no kuva mu bimera Imana yaremye. Ndabakunda cyane rero, ijambo ry'Imana turiha agaciro, kandi turi mu bihe bya nyuma. Mujye musenga, mwizere, mukorere Imana nta buryarya, ijoro tuzaritaha nta kabuza. Nukora neza, tuvuge nk'ariya amategeko 10 Imana yaduhaye, yaratubwiye ngo tuyubahirize, ariko noneho igereka ko kuduha itegeko riruta ayandi yose. Reka nze mbafashe nanjye nifasha, twibukiranye. Yaratubwiye ngo itegeko riruta ayandi yose ni urukundo. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nubahiriza itegeko rijyanye n'urukundo, ndakubwiza ukuri ko uzabaho neza mu isi, ndetse uzaba uri no kwitegura ubuzima cyangwa ubugingo buhoraho bwiza. Kuko ukunda ntiwamugambanira, ukunda ntiwamwiba, ukunda ntiwamwica, ukunda ntiwamuroha mu cyaha. Mbese umuntu ukunze nta kintu kibi na kimwe wamwifuriza. Nukunda rero mugenzi wawe nk'uko wikunda, ndakubwiza ukuri ko ijoro tuzaritaha. Nanjye ndi kwibwira rwose, Imana ijye twongerera urukundo muri twebwe, dukorere Imana nta buryarya, dukunde bagenzi bacu nk'uko bikwiye, ubundi ijoro tuzaritahe turirimba ya ndirimbo y'abatsinze. Ndabakunda cyane rero, bye bye, nakagaruka.